Wakumva bimeze bite kubona umwana wawe w'imyaka 3 y'amavuko agaragara nk'umusaza cyangwa umukecuru? Ibi ni uburwayi budakunda kugaragara bwitwa progeria, bukunda gufata abana bakivuka ndetse ku mwaka umwe agatangira kugaragaza ibimenyetso birimo gutakaza umusatsi, kugira umubiri nk'uw'umuntu ushaje, umutwe munini ndetse n'imitsi ikagaragara cyane hose ku mubiri. Urugero ni urwa Dalia. Uyu ni umwana w'imyaka 6 y'amavuko, icyakora umurebye biragoye kumenya niba ari umwana cyangwa umukecuru bitewe n'uko agaragara. Natalia w'imyaka 24 y'amavuko akaba umubyeyi wa Dalia, avuga ko yatangiye kubona ibimenyetso ubwo umwana yari afite umwaka umwe gusa, icyakora ngo ntibyari byoroshye kwakira ko imfura ifite ubu burwayi. Aha yaganiraga n'umunyamakuru. Bwa mbere babimbwira sinabyumvishaga, nuko njya kuri Rwanda bishaka mbona ibintu ntifuza kubona, ariko muri njye nkomeza kwibwira ko atari byo. Nari mfite imyaka 18 gusa. I got pregnant really young. But like my mom says, as long as you learn. Natwenda nkiri muto pe, ariko mama wanjye yanshishikaje kumenya iby'uburwayi, ansaba kureba ahazaza. Narabyakiriye kandi vuba. Arishimye nicyo cy'ingenzi. What have you told her about progeria? Niki wamubwiye kuri progeria? Ntacyo. Namubwiye ko ari Dalia, akamarayika ni mwiza uko ameze kandi ntasanzwe arabizi. She knows it. No way. All right, there you go. Ubu ni uburwayi budakunda kugaragara. Imibare yashyizwe hanze mu myaka ishize yagaragaje ko abafite progeria batarenze 100 ku isi yose. Iyi kandi ifatwa nk'indwara yica cyane, ndetse abahanga mu buzima bavuga ko imyaka myinshi uyifite amara ku isi ari 13, nubwo hari uwayirengeje. Bavuga ko uyifite agaragara nk'ukuze cyane inshuro zikubye 8 ku badafite uburwayi. Bivuze ko umwana w'imyaka 10 y'amavuko ufite uburwayi agaragara nk'umukecuru w'imyaka 80 y'amavuko. Ibyo bituma benshi bapfa batageze ku myaka yo hejuru, akenshi bishwe na stroke ndetse n'indwara z'umutima. Bavuga ko biterwa n'uko imitsi yabo iba yarakwedutse cyane, umubiri ukegerana, ndetse biba mu buryo bwihuse cyane kuruta uko bisanzwe. Hayley Ockams yagejeje ku myaka 15 y'amavuko. Uyu ni umwe mu barwayi bamaze igihe kirekire ku isi. Bijyanye n'ubu burwayi bibarwa ko ari imyaka 128. Agendera mu kagare dore ko ngatakibasha gutambuka. Avuga ko abwirwa ko agiye kujya agendera mu kagare yabyakiriye nk'inkuru y'incamugongo. Wakiriye ute kugiye kujya ugendera mu kagare? Narababaye cyane. Nibazaga ukuntu tuzajya tujya guhaha simbashe gufata ibyo nshaka cyangwa kujya aho nshaka hose. Birababaza kumva ko utazongera kugenda. Byari bibabaje cyane. Nubwo ari bake bagera mu bwangavu cyangwa ubugimbi, ngo ntibibabuza guhura n'ibyo abandi banyuramo, haba gukunda abasore n'inkumi. Icyakora bamwe mu babyeyi baba bana bavuga ko bahorana intimba yo kuba abana babo bakura ndetse bagasaza kuruta ba nyirakuru, bikarangira bitabye Imana nta n'ubukwe bakoze. Mu Rwanda ntibiramenyekana niba hari ufite ubu burwayi uhari. Kugeza ubu kandi nta muti cyangwa urukingo kuri iyi ndwara ruraboneka, ndetse abashakashatsi baracyakomeje gukora ibishoboka ngo ruboneke. Gusa ariko nanone bakomeza gutanga imiti ishobora gufasha ku bimenyetso bigaragara kuri iyi ndwara. Ikindi abahanga bavuga ko atari uburwayi bushobora kwandura cyangwa guhererekanwa mu muryango, ahubwo ngo biterwa n'utunyangingo twirema nabi mu iremwa ry'umwana, bikamutera guhura n'ubu burwayi. Ababyeyi bose bakangurirwa kwihutira kugana abaganga mu gihe babonye ibimenyetso bidasanzwe ku mikurire y'abana babo, cyane cyane guhera ku mwana w'umwaka umwe w'amavuko. Nitwa Denise Mbabazi Mpambara, reka nsoriza aha naho ubutaha.